Yes, reka mbaye ikaze rero kuri Kigali Channel n'ubundi tugarukanye na breaking news. Amakuru yamaze kujya hanze rero nubwo tubabereye hano ku rukiko rw'ibanze rw'inyamirambo n'ubundi rwezamenyo, aho amakuru y'uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati n'ubundi yamaze gufatirwa umwanzuro w'uko amaze gukatirwa iminsi 30 agakurikiranwa ari muri gereza, aho kugira ngo aze gusohoka, dore ko yari ari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'icyashinjwaga cyo gufata umwana ku ngufu utagejeje imyaka ndetse akaza kumutera inda, aho babyaranye abana babiri. Rero urukiko kuri uyu wa mbere ku itariki 28 z'ukwa gatatu n'ubundi 2022 saa 5:45 nibwo presidente w'urukiko yinjiye hano i Nyamirambo habereye uru rubanza, dore ko n'ubundi yagombaga gusomerwa nubwo Ndimbati washinjwaga abakozi icyaha n'ubundi atarahari, ariko urukiko rwaje gushyira imyanzuro 3 hanze yatumye bashingiraho ndetse bamuha kumara iminsi 30 muri gereza aho kugira ngo asoke akurikiranwe ari hanze. Umwanzuro wa mbere rero batangaje bagendeyeho n'ubuhamya bw'umutangabuhamya n'ubundi ariwo Fridausi, ko ari umwanzuro wa mbere bagendeyeho bafatira uyu mwanzuro Ndimbati. Umwanzuro wa kabiri rero ni ifishi y'ikingirwa y'uwakorewe icyaha n'ubundi Fridausi. Ifishi yari yavuzweho byinshi rwose kuri social media, bamwe bayemera abandi batayemera, yaje guhabwa agaciro. Rero n'umwanzuro wa kabiri urukiko rwagendeyeho rufatira uyu mwanzuro Ndimbati. Umwanzuro wa gatatu urukiko rwagendeyeho ni ibyavuzwe n'uwakoreye icyaha ari we n'ubundi Fridausi, ko na amagambo ubuhamya yatanze nabwo bwahawe agaciro, ndetse urukiko ruza gusanga ibimenyetso bagendeyeho bifatika ndetse bituma Ndimbati agomba gukurikiranwa n'ubundi ari muri gereza ntaze gusohoka. Ndetse ikindi kintu baje kuvuga ubucamanza bwaje kuvuga ndetse igitangaza abantu nuko amatariki bagendeyeho bavuga ko yakoreweho icyaha ni itariki 24 ndetse na 25 z'Ukuboza 2019, mu gihe Ndimbati we yari yireguye avuga ko w'icyaha cyabaye ku itariki 2 z'ukwa mbere 2020. Urumva rero ako kantu nako bagasobanuye ndetse kari kateje polemique cyane. Iyo myanzuro 3 ndetse n'aya matariki nibyo byaje kwemezwa rero yuko Ndimbati agomba gukurikiranwa n'ubundi akiri muri gereza. Ndetse mbere yuko uru rubanza rusomwa hari hamaze kujya amakuru hanze asirikira hano kuri social media ko Ndimbati mu magambo yavuze ashobora kuba n'ubundi hari ibyo yaba yarabeshye Sabe, ku buryo Sabe rero nawe ngo yamaze gushaka umunyamategeko, ku buryo rero mu minsi iri imbere dushobora kugenda tubona izindi version nshya haba kuri Ndimbati. Ushobora kuba yavuga ikintu yenda agasanga nyuma ntago abonye ibihamya byacyo bikaba byamukoraho, dore ko n'ubundi Sabe atapfa kwemera ko izina rye ryangirika, abaye azi neza yuko azi neza ko afite ukuri, ko nta kintu cya ruswa yashinjijwe na Ndimbati cya ruswa ya miliyoni 2 ko cyaba atari ukuri n'ubundi. Ariko n'ubundi aramutse cyarabaye nawe yagombaga n'ubundi kwikavaringa ashaka uyu mwavoka. Rero hakiri kare ayo makuru rero nayo yagiye asirikira ndetse bishoboye kuba biri mu byatumye aho uyu mwanzuro wagombaga gusomwa saa 5 ariko ukaza gukererwaho iminota igera kuri 45 yose. Rero na magambo yari kugenda avugwa atandukanye. Reka turebe version ziza gukurikira ibindi bintu biri buze gusohoka biturutse yenda kwa Sabe cyangwa se ni iminsi 30 Ndimbati akatiwe, tuze kureba andi makuru ari buze gusohoka cyangwa se andi mapolemike atandukanye, dore ko n'ubundi uru rubanza ruri gukurikiranwa n'abantu benshi, yaba ibyamamare yaba abanyamakuru, bitangazamakuru bitandukanye biri kurikira. Ubona ko rero Ndimbati ari gukurikiranwa n'abantu benshi kandi umunsi ku munsi hagenda haza amakuru mashyashya. Rero ni breaking news rero nari mbazaniye kugira ngo mumenye umwanzuro ufatiwe Ndimbati, dore ko n'ubundi binyuranyije n'iby'abantu benshi batangaje ubwo yaburanaga bavuga ngo amahirwe menshi ashobora guhita asohoka muri gereza agakurikiranwa ari hanze, ariko siko byagenze. Rero reka tumwifurize kwihangana rero ndetse turebe iyi minsi 30 ikiri buze gusiga. N'ubundi izi breaking news zose murazisanga hano kuri Kigali Channel aho uri hose. Rero nkwifurize kugira ibihe byiza. Ciao ciao.